Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe. Turashima Imana kuba iduhaye aka kanya. Turashima Imana kuba yongeye kwemera ko tugaragara kuri umuyongo mugari. Nukuri Imana ihabwa icubahiro. N'iby'igiciro cyinshi mu nzira ducamo za buri munsi, mu mayira tunyuramo ya buri munsi. Imana igenda iturinda, igakora byinshi bikomeye. Ntaco twabona twahinganye nabyo. Kadushima Imana yo ikomeje kubana natwe, ikaturinda, igahagarara ku buzima bwacu, igaragara kuri twebwe, imikorere yacu aho uri hose, natwe mu byo tuba turimo. Nukuri Imana iradushoboza, ikatubashisha kandi igakora ibikomeye. Kadushima Imana. Imana yacu, Imana ihoraho, Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose, uri Imana idasanzwe, uri Imana yera ntuhabwe icyubahiro. Waraturinze, warinze igihugu cyacu, warinze abavandimwe, warinze bene data, warinze imiryango, warinze data Mana ishobora byose, nyagura ku ngoma abana bene uhabwe icyubahiro. Aya masaha rero data tugaragaye imbere y'urubuga rugari, maso menshi data Mana ishobora byose, data nyagura ku ngoma arategereje kandi ararindiye kumva data ico ushaka kubwira ubwoko bwawe. Nyimira amasaha data uri kubane natwe, imitima iboshwe ibohoke kandi Uwiteka Imana nyiribihe abanyotewe no kumva no guhabwa amagambo yawe. Uwiteka amasaha ukora ikidasanzwe, ni uri ukomeze kubana natwe, twambika imbaraga kandi Uwiteka udushoboze muri byose mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Nshuti bavandimwe, mfite ijambo rivuga iyerekwa. Turagira amayerekwa mu buryo butandukanye, turagira inzozi mu buryo butandukanye, mu nzira ducamo buri munsi, mu byo tubaho buri munsi. Umuntu abaho, akabaho mu nzozi cyangwa se akabaho mu ntumbero cyangwa akabaho mu byifuzo agira bya buri munsi. Rero nk'abakristo, cyane ko n'ubundi uru rubuga rugari ari urw'amagambo y'Imana no gutambutsa gukora kw'Imana, ndiho nshaka kwivugira ku kintu kijyanye n'iyerekwa. Abantu kenshi tujya turota tukagira inzozi, ariko inzozi ntitumenye icyo zisobanuye, inzozi ntitubashe kumenya icyo zitubwira. Ariko nshuti mwene data, icyo ndiho nkubwira cyangwa se icyo nje kukubwira aka kanya, ni uguhereza agaciro wowe ibyo ubona. Kuko buriya turabibona bigatambuka, ukabibona bikarenga. Ibyo waba urimo, wabona ibijyanye n'akazi ukora, wabona ibijyanye n'ibyo wirwamo, wabona ibijyanye n'inzira ucamo za buri munsi. Ariko icyo ndiho ndakubwira ni ukumenya ijwi ry'Imana, ukamenya icyo Imana ikwereka. Gusa Imana itugirire neza, Imana itwambika imbaraga, Imana ikomeze kubana natwe kandi data n'ukuri akomeze gukora imirimo n'ibitangaza. Rero ni muri urwo rwego nje kwikubwirira ijambo rigira ngo hereza agaciro ibyo ubona. Nkunda kwivugira nkabwira abantu nkababwira ngo twebwe Imana ireba mwisoza ntireba mwitangira. Ushobora gutangira neza ariko ugasoza nabi. Ushobora gutangira uri kumwe n'Imana ariko mwisoza ryawe ni ukuri ugatangira wica ubuhamya bwawe. Rero turabona ibintu biriho biratambuka impande n'impande, biriho biratambuka hirya no hino. Abantu ntibakimenya kubaha Imana, abantu ntibagitinya Imana, abantu ubwabo basigaye bivuga ubwabo, abantu basigaye birata ubwabo, abantu basigaye berekana ko ari ibitangaza, bakerekana ko ubwabo bariho abandi batabayeho, umuntu akerekana ko abereyeho buri muntu. Ariko icyo nzi neza nuko data uko yari kerana n'isaha nikakiri. Ni Imana ishoboye byose, ni Imana ikuraho, ni Imana ishyiraho, ni Imana yica kandi igakiza, ni Imana itabara kandi Imana itugirire neza kandi Imana itwambika imbaraga. Twinjire mu magambo dusanga mu byakozwe n'intumwa mu bice bya 10. Ndasoma umurongo wa 9 n'uwa 10 n'uwa 11, simbuke njye ku murongo wa 34. Imana itugirire neza. Byakozwe n'intumwa ibice byaho 10, umurongo w'9 n'uwa 10 n'uwa 11, simbuka njye ku murongo wa 34. Imana itugirire neza. Bukeye bwaho bakiri mu nzira bagenda gusohora mu mudugudu, Petero ajya hejuru y'inzu gusenga nko mu isaha ya 6. Arasonza ashaka kurya, bakibyitegura aba nkurota. Abona ijoro rikingutse, maze ikintu kiramanuka gisa n'umwenda w'umukoma hasi, gifashwe ku binyita 4 kijya hasi. Harimo inyamaswa z'amoko yose zigenza amaguru 4, n'ibikururuka hasi byose, n'ibiguruka mu kirere byose. Ijwi riramubwira ati, Petero haguruka ubagurye.
ryakurya kuri 34. Petero aterura amagambo ati, ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Imana itugirire neza. Aya magambo nshatse ko tuyaganiraho muri aka kanya. Nshuti mwene data wo nkurikiye, aho waba uri hose, igihugu waba urimo, waba uri muri Canada, waba uri ku mugabane wa Amerika, waba uri muri Aziya, waba uri muri Afurika y'Iburengerazuba, muri Afurika y'Amajyaruguru, waba uri hagati, Imana ikugire neza kandi Imana iguhe umugisha. Aya magambo tugiye kuganiraho ni inkuru z'umugabo bita Petero n'umugabo bita Cornelio. Uyu Cornelio ngo yari umusirikare wari uhagarariye umutwe ukomeye cyane munini. Petero nawe akaba yari umukozi w'Imana kandi akorera Imana. Turaterwa ikibazo n'abantu muri iyi minsi batakivuga Imana ukiri, batagishaka gukorera Imana, ahubwo ubwo bitewe nuko bahuye n'ibibazo bagasubira inyuma, bitewe nuko ibigeragezo byabaye byinshi bagacika intege kuvuga Imana ubwayo. Abantu bahaza Imana. Natungwe no kumva umuntu ari kumbwira ngo aha ntabwo twebwe tuvuga Imana muri ubwo buryo, ntabwo dukorera Imana muri ubwo buryo, ati rwose shyiramo ubusirimu. Ndabaza ati se iyi Mana tuzagera mu giturage ibinyacyaro, nitugera mu mujyi ibisirimu? Ibyo ntabiri. Data uko yari kera nizisahani kare. Ni Imana ifuha kandi ikagira uburakari umurimo wayo n'ijambo ryayo. Imana itugire neza kandi Imana itwambika imbaraga. Wowe ubwawe icyo Data ari arashaka, ashaka wowe n'umutima wawe, ntago ashaka wowe ubwawe gusa, ashaka wowe n'umutima wawe. Imana itwambika imbaraga. Uwo musore ngo yasanze Kristo, aramubwira ati ariko binsaba iki kugira ngo nzabone ubwami bw'Imana? Amubwira ngo ibyanditswe urabizi? Ati ndabizi rwose cyane. Ati none handitse ngo iki? Ati amategeko 10 yose uko Mose yatanze rwose narayubahirije. Ati ntugasambane, ntukice, ntukabeshye, ntugashinje ibinyoma, ntugasenga ibishushanyo. Yesu ngamubonye yumva aranezerewe muri we, yumva rwose arishimye cyane. Aramubwira ati usigaje ikintu kimwe, genda ugurisha ibyo utunze byose hanyuma ubone uzo nkurikire. Imana itwambika imbaraga. Ariko umusore ateye umubare, atera umubare kuri Rava, atera umubare kuri etaje igeretse 5 disi. Imana idufashe kandi Imana idukomeze. Arebye aravuga ati hoya ntago bishoboka. Ayiwe mwene data, Kristo ari gushaka wowe n'ibyawe. Turafite abantu bari kuza mu murimo w'Imana, bari kuza gusenga, bari kuza imbere y'Imana, bakaza bubwa bari kibyabo bakabisiga inyuma. Kubera iki uko bisiga inyuma? Ushaka kuba nka Mukaroti disi, yagiye imbere ariko agezemo hagati atangira gutekereza ibyasize inyuma, iby'inyuma byihorera. Byo ndabwira abantu nkababwira ngo hari ibintu bibiri abantu muri iyi minsi barimo baratindaho. Uzareba ikinyabiziga ibita moto n'imodoka, hari akantu gato bita retroviseur. Aka kantu gafasha umuntu kureba ibiri inyuma, ariko nubwo abireba biba byatambutse. Bivuze iki? Hari abantu muri gutinda hashize, bigatuma ubwanyu nta ntambwe mwatera kugira ngo musingire icyo Imana yavuze. Ahashize mu bihorere, aharangiye mu bihorere, ahubwo wite ku cy'Imana yavuganye nawe. Imana ntiyita ku bwinshi bw'ibibazo, ahubwo yita ku ijambo ikita n'uwo yarebwiye. Niyo mpamvu yiyandikiye ubwayo binyuje mu kanwa k'abahanuzi, navuga ngo ijambo ryanjye ndarikurikirana kugeza ku mpera y'ibihe. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Imana itwambika imbaraga cyane. Nuko Yesu disi agira agahinda gakomeye. Bene data ndiwe ndavuga ngo musige ibishobora kubabuza ubugingo, musige ibishobora gutuma Imana ubwayo itababona imbere zayo. Icyo ndiwe ndakwingingira, icyo ndiwe ndagusaba, nugusigaho ibyo bintu bigutandukanye n'Imana, ahubwo kakira ibishobora kukwegereza imbere y'Imana. Imana itugirire neza. Izi nkuru twari dusoma umugabo bita Petero, ngo Petero ari saa 9, bene data tujye dusenga Imana. Hari abantu muri iyi minsi abaho akabaho ubuzima bwose atunzwe n'ibyo abamo gusa, ariko gusenga tuzi ko iyo wasenze ufite umutima unyuze bivamo inyungu nyinshi. Ariko gusenga ubu ngubu ntabwo tukibereza agaciro. Umuntu arabona amaze kugera ku byagenda, ikintu kiriho kirantangaza kikantera n'agahinda. Twebwe ntituri kugwishwa n'ubutayu n'ibibazo, ahubwo turi kugwishwa n'ibisubizo. Urimo urabona umaze gusaba Imana ikintu, yamara kukiguha ati ndigendeye, ariko siri kubivamo nibihe. Eliya we ngamaze kugera imbere y'Imana, arayibwira ati dore Yezebeli amaze kubahigara barangije, arabisha ati ninjye muhanuzi wenyine. Imana iramubwira ati tonde wowe, hari 7,000 bitarapfukamira Bali. Icyo wakora cyose hari abatarapfukamira Bali. Wivuga ngo hari aho umaze kugera cyangwa hari icyo umaze kugera. Nicyo tuzi neza ko Data ukoze ibyo gukiranuka hirya iyo ngiyo mu mahanga hose aramwemera. Imana itugirire neza kandi Imana itwambika imbaraga. Nshuti mwene data, aho waba uri hose, igihugu waba urimo cyose, agace waba urimo kose, intara waba urimo yose, umugabane waba urimo hose, kora ibyo gukiranuka, ibindi biharire Data. Petero ngari harasenga, nuko ngajya miyerekwa mera nk'urota. Maze kurota ngabona igitambaro kinini cyane kiramanutse ngo cyaramukoma hasi cyane. Ngabona inyamaswa nyinshi cyane zizira n'izitazira. Nuko ngo yumva ijwi riramubwiye ngo Petero bagurye. Petero akoze umubare, yareba igikeri, yareba inzoka, yareba, aravuga ati uyu mubare ni hatari. Ati oya ntago bishoboka, ntago naryo ibintu. Ati oya wibeshye.
ijwi rirongera amubwira ngo Petero, ibyo nahumanuye we byete bizira. Imana itwambika imbaraga cyane. Petero ati hoya, ntago bishoboka, sinjye ndya bizira. Nuko ngo Petero cya gitambaro gisubirayo. Washize akanya gatoya, cya gitambaro kiragaruka. Nshuti mwene data, reba ikibazo urimo niba Imana itari kukugerageza. Reba intambara uri guhura nazo niba Imana itari kukugerageza. Umenye ngaho uhagaraye ni hehe, umenye ngo umwanya urimo ni uwuhe. Kuko numara kumenya ko data ikibazo ari wowe wakizanye, ni nawe uzagikuraho. Reka nkubwize ukuri, ikibazo watejwe n'Imana nta muntu wagikuraho. Nubwo uhamagara abapasitori bose, ababishop bo muri isi, nta n'umwe wagikuraho. Isaha y'Imana itaragira ntago byashoboka. Mubwiriza atubwiye ngo iki? Yaratubwiye ngo Imana igenera ikintu igihe cyacu. Bivuze iki? Hari igihe cyo kurira, akaba igihe cyo guseka. Hari igihe cyo gupfusha, akaba igihe cyo kuvuka. Hari igihe cy'amarira, akaba igihe cy'umunezero. Haleluya. Hari igihe cy'intambara, akaba igihe cy'amahoro. Imana itwambika imbaraga cyane. Wowe ufite umutima ucitse intege, wowe ufite umutima ubuze imbaraga, icyo ndakubwira, garukira data, egera data, kuko niwe wenyine wagutura iyo mitwaro ufite. Ntabwo waririra umuntu urata disi, wowe wamuririra ariko bikanga, wamuririra ariko akongera iyo mitwaro. Kuko ikibazo nuko twebwe ubwacu turi kuririra n'ubundi abashaka ko turira. Data wenyine niwe uduhoza amarira twarize. Imana itugirire neza cyane. Nuko Petero garangije rwose, akiri aho ngaho muri izo nzozi, yongera abona cya gitambaro kiragarutse. Arebye neza abona za nyamaswa nizo zigarutse. Yongera umva ijwi riramubwiye ngo Petero bagurye. Kandi Petero yarashonje. Hari icyo shonje muri iyi minsi, hari icyo ufite inyota muri iyi minsi, hari ikiri gutuma uhangayika muri iyi minsi, hari ikiri gutuma ucika intege muri iyi minsi. Ariko icyo ndonda gusaba, icyo ndonda kwingingira, we ibyo byose biro birakubera inzitizi zo gutuma utegerana n'Imana. Bikureho ubone wegerane n'iki? N'Imana. Nariho nkubwira iyo turavizera abantu turimo dutindaho, wowe ubwawe ibiri inyuma byaratambutse, warabirenze. Reba imbere, kuko imbere ntibizaba turavizere, turahirebera. Imbere niho hari ugutabarwa, imbere niho hari urubyaro wabuze, imbere niho hari amahoro wabuze, imbere niho hari ibyo ushaka. Ikinsetsa abantu bajya mu by'isi, ujya gukora icyaha ukanagitakazaho amafaranga. Imana itwambika imbaraga. Ariko ikintu kinezeza, iyo wagiye kwa data wubwe, ibyo byose ushaka, icyo agusaba ni umutima wawe, akabiguhereza. Imana itwambika imbaraga. Haleluya, haleluya. Ikinsetsa rero, umuntu twaganiye mu minsi yashize, arambwira ati rwose, ati agacupa iyo ntagafashe numva ntameze neza. Ndamubwira nti ariko ako gacupa igiye kugafata, hari ubwo ugahererwa ubuntu, ntusiga wishyuye. Ati rwose ndishyura kandi nkishyura amafaranga menshi. Ati n'igihe rwose mbyuka ngasanga na minerivare z'abana ntabwo ziri gushoboka kuboneka. Ndamubwira ni umubare wawishe. Reba data we wenyine n'Uwiteka Imana ishobora byose, iyo tumwegeye uwo muhereza umutima, n'aya mafaranga ubwo akayaguhereza. Wica adusaba ni kimwe, adusaba umutima gusa. Haleluya. Nawe reba rwose ujya kugura urupfu. Inzoga ni urupfu, inzoga ni umugome, inzoga ni umuhemu, inzoga ni umwicanyi. Urajya gufata ririya cupa nurangiza utange minerivare y'abana, urajya gufata ririya cupa nurangiza utange imitungo yawe. Hari nabo njya numva ngo bagwatirije ibintu byabo. Ariko se mwene data, ibyo turimo koko birakwiriye? Bibiri imbwira iki? Irambwira ngo dushakashaka uko twamenye ubw'Umwami Imana ashima. Imana itugire neza cyane. Tinya icyaha, wange n'ingaruka zacyo. Urabikora unezerewe, ariko numara kugera nyuma urabona ingaruka karimbe cyane. Imana itugirire neza kandi Imana itwishimira. Ngarutse gato ya Petero, ngo ngira umva ryajwi riramubwiye ngo Petero bagurye. Petero ati ntago bishoboka mwana, sinjya ndye bihumanye. Ati Petero nabihumaniye ibyiti bihumanye. Petero ati ntibishoboka. Bene data mugume kuri gakondo, muhamye Uwiteka, muhamye Imana mu bibi no mu byiza, muhamye Imana ahantu bidashoboka naho bishoboka. Ariko uramara guhura n'ikibazo ati ni Imana bavuze, ati ni gutya bayivuze, nurangiza ubivemo. Urabivamo ujye hehe? Aho wajya hose ibibazo bizagusangayo, aho wajya hose urabigendana. Waryama buri kumwe naryo, wajya muri dushe buri kumwe nabyo, waba uri mu kazi buri kumwe nabyo, wicaye kuri mashini buri kumwe nabyo. Icyo usabwa ni ukwizera Imana, ukayihanga amaso, hanyuma igakora imirimo n'ibitangaza. Mwene data, reba umwanya uhagarayemo. Neba koko niba ugihagaze ku munara wawe ukirindiye iby'Imana nkavuganye nawe, reba niba utaratandukiye, kaguru kamwe kakaba karira hirya, akandi karahanga. Hamya Imana uyihamye mu bibi no mu byiza. Hamya Imana warwaye uri muzima, hamya Imana uri mu rubanza utari mu rubanza, hamya Imana mu bihe byose. Ikibazo cyanyu murimo murirwanira kandi hari icyo Imana yavuganye nawe. Nundabazwa n'abantu buri kujya mu bapfumu ukajya kubaza ngo umupfumu bimeze gute, warangiza ukazana imbere y'Imana kugira ngo wumve ko bihura. Waribeshye, iyo ni zero. Iyi Imana ntikorera mu mwijima, kuko mu mwijima uri ntabwo umucyo uhaba. Ariko icyo tuzi neza ni uko umucyo unesha umwijima. Imana itugirire neza cyane. Mwene data, urafite aho wavuye, urafite naho ugeze,
urafite naho ushaka kugera, ariko ibyo byose bishobozwa nuko wowe ubwawe wambaye imbaraga ukizera umwami, igihe cyose ukaba imbere ye. Wewe witinda ku bidafite umumaro, tinda ku bifite umumaro, bishobora no kuzaguhereza ingaruka z'iki nziza. Ese umuhamya uzasiga ku musozi azaba ari ubuhe? Imana itugirire neza cyane. Nuko Petero arabwira ati ntibishoboka. Yavuze Petero nabyejeje, ati Petero bimeze neza, ariko icyaha kiragushuka, icyaha kirakuryoshya ryoshya, icyaha rwose kiragutereta tereta, cyaha kikakwinginga ati wanyweyeho gatoya, ati usomye gake, atongera usomeho rimwe, ayiwe wamara kumva uburyohe bwacyo n'ubundi ukazinywa disi, ariko nyuma yaho ugahura n'ingaruka zikomeye kubwo ubwabyo wabikoze utazi ingaruka zabyo. Bivuze iki? We Satani arimo arakwinjiza mu mbaraga ze ukaryoherwa nazo, ariko nshuti mwene data nugera nyuma kuko utari kumwe n'Imana, ibibazo byose uzahura uzarwana nabyo. Niyo mpamvu abantu benshi turiho turasenga tugasenga ariko Imana ntitubone, kuko ubwacu twakoze ibyo ngibyo idahari, kuko ntibyemera. Wowe ugera mu cyaha ubwawe, ukikigera mu cyaha Imana ikaba igiye ku ruhande. Urafite marayika wawe, ariko marayika ntabwo yaba ahantu mu byaha, arakwihorera ugakora ibyo ngibyo. Ariko mwene data urabikora ukagira ngo muhanyije ubwenge, ariko umunsi umwe bizagutungura ubwo izabishyira imbere yawe. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Imana itwambike imbaraga kandi Imana itunezererwe uko waba uri kose, icyo waba uri cyose. Icyo ndo ndakubwira kano kanya, reba iby'Imana yakoze, urebe aho Imana yagukuye. Ibyo ngibyo bigutera ibyiringiro by'uko n'ibisigaye izabikora kandi ikabikorera kwiyubahisha. Nuko Yosuwa ngo yegera data aramubwira ati si Uwiteka kuntoranyije ndabigenza gute? Ariko Imana iramubwira ngo wowe nuyirebe ukuri, wikisuzugura, ahubwo we komera ushikame, ntutinye, ngo ndetse nukuka umutima, kuko ndi Uwiteka Imana yaho uzajya hose nzajyana nawe. Abantu muri uwo muracika intege aribwo mukibigeraho, abantu muri uwo muracika intege nuko muhuye n'ibibazo, ariko ibyo bibazo ni isomo. Nta muntu usakuza mu kigeragezo, umuntu wese usakuza mu kigeragezo nta kintu aba ashoboye. Ikigeragezo kirwana bucece, kurwana n'umwanzi kugira ngo umwime iperereza urwana ucecetse. Reba neza, nakubwiye ngo reba neza. Ikibazo niba ari wowe wakikururiye, ni nawe uzagikuraho. Niba waragikururiye na mwene so, bisaba gusenga kuko ni Satani wamukoreyemo, ariko nanone bishobora kuba ari ishuri ry'Imana, bisaba kwisaba ubwenge. Haleluya. Imana twishimire kandi Imana itugire neza. Ngisubirayo inshuro gatatu kiragaruka. Kigarutse Petero ati ibi ntabwo bishoboka. Wangerageza ubwa mbere, inshuro kabiri urangerageza, ntibishoboka. Uyu Petero tugiye kumuvugaho, twavuga undi wihakanye Yesu. Uyu Petero tugiye kumuvugaho, twavuga undi wari umwibone. Uyu Petero tugiye kumuvugaho, twavuga undi wari udashobotse, twavuga undi wari umunyabyaha. Uyu Petero ngo yabaga mu ishyaka ry'abazerote ryahiganaga n'abaromani. Naho umuzerote ahuriraga n'umuromani yaramwicaga rwose akamunogonora. Bene data, hari abantu dufite muri iyi minsi babicanye, benzina zose bazinyuramo bagifite ayo maraso ukayagendana. Niba uzi ko koko urugendo urimo urumwicaye, hindukirira ugarukire Uwiteka aragushaka. Muri rimwe 108 yavuze neza ngo njye ndi umukristo nzahora ndiye kandi nzahora mbihamya, mu byago byose nzahora ndi iki umukristo. Undi nawe azayunga amaririmba ati no mu byago nzaririmba kuko ndi iki amahoro. Ariko uragera mu byago ukarakarira Imana ukavuga ngo mbese Imana uri he? Ntago Imana yakwibagiye nta nubwo yagutaye, ahubwo icyo ishaka ni umutima wawe, icyo ishaka ni ukuba imbere zayo ubundi gakora icyo yagambiriye ku buzima bwawe. Mwene data wicika intege, wijyana umutima kure. Iyo wavuye niho habi, aho Imana ishaka kugera niho heza. Imana itwambike imbaraga cyane. Inshuro gatatu kiragaruka, Petero ngo arebye aravuga ngo ntago bishoboka. Arebye aravuga ngo uyu mubare ntago baho, iyo Imana yangerageje ntago bishoboka. Ati inshuro gatatu zizi no kundi, ati nakubwiye kandi sinisubiraho. Bene data, ari abantu muri kwisubiraho ku myanzuro mwafashe, habuze ngo uje gusenga ariko ugezemo iby'isi birakuryoheye. No dufite n'ikibazo cy'abantu bari kuzamo bakaza bikoreye iyo mitwaro yabo, ukaza ufite igikoti cy'uko washwanye n'umugabo, aho kugira ngo ugisige imbere y'Imana ukongera ukagitahana. Nicyo ukoze. Data aravuze ngo yemwe mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ariko urazana iyo mitwaro yawe nurangiza isubize mu rugo. Icyo ukoze ni iki? Karuhura arahari. Mwikoreze uwo mutwaro wawe, mwikoreze ubwo burwayi bwawe, mwikoreze izo ntambara zawe, mwikoreze izo ngorane zawe, ubundi nawe akore igikomeye ku buzima bwawe. Imana itugirire neza. Nshuti mwene data, reba aho uhagaraye,
reba aho uri koko niba ari Imana igushaka, reba aho uri niba ari Imana igukenereye, reba aho uri niba ari Imana twambika imbaraga cyane. Ariko rata desi ibyese biradutwaye, ibyese biratujyanye, noneho vizira twishe twese, ati nibigezweho rwose. Satani nawe yatwitambitse ngo nibigezweho. Humura komera, Imana irahari. Iyi Imana ntavuze ngo ntakigera mu cyaro ngo ibe inturage rwose, iyi Imana ngo ibe umuturage, ngo nigera mu mujyi ngo yitwe umusirimu. Uko yari kera ni isaha n'ikikiri, nta kintu na kimwe kiyihindura, nta n'agacu ko guhinduka na kamwe tuyisangaho. Yitwa Imana ishobora byose. Imana itugire neza cyane. Ariko reba ubutumire ufite, ureba ubwo butumire ufite aho bugana, ureba ubwo butumire ufite nyiri ukubuguhereza. Niba koko icyo kirori cy'umwami uzagitaha, Imana itwambika imbaraga cyane, kandi Imana itugirire neza n'ukuri. Imana irushaho kutwegera, kandi Imana irushaho kutubohora. N'ukuri hari ibituboshye, hari bituziritse, ariko ndiho ndakubwira ngo mwene data, wowe ubwawe ibyo bikuboshe n'ibyo bikuziritse bikureho, ubundi wemerera Imana neza gukora icyo yagambiriye ku buzima bwawe. Petero inshuro ya gatatu nuko cya gitambaro gisubirayo. Kimaze gusubirayo, hari abagabo ngo bari baturutse kwa Koruneliyo, ngo Koruneliyo ngo nawe ngo yari saa 9 asenga, nuko ngabona marayika umuhagaze imbere. Nuko marayika aramubwira ngo Koruneliyo, we gusenga kwawe kwarumviswe, n'ubuntu bwawe bwibutswe imbere y'Uwiteka. Nuko ngo tumira Yopa kwa Simoni w'umuhaza, aho ngaho niho Petero wahimbwe Simoni nawe acumbitse hafi y'inyanja. Nuko ngo umutumirire arakuganiza icyo nashyize muri we. Imana twambika imbaraga. Nico bishatse kuvuga ni iki? Bene data, uru rugendo tugendamo, bantu murafite urwango ntazi aho ruturuka, murafite urwango ntazi iyo ruri kuva. Bene data, Kristo niba tubwira ngo dukundane, abakundo ba mbere nuko rata disi ku bice bya 13 mutwe wa muntu uravuga ngo urukundo ruhebuje byose kubiki ingenzi, niko wacu nawe yatuganisha. Ariko icyo ndiho ndakubwira mwene data, wowe ubwawe menya ngo urukundo rw'Imana nuruhe rwatumye ivi yo hejuru kugira ngo ize gucungura uwari uwayo. Ariko abantu muri uwo mufite amashari, abantu muri uwo mufite inzangano, umuntu muri abantu uyu munsi ariko mukanya mugatandukana akamera nk'atakuze. Ariko icyo ndiho ndakubwira, urukundo rwonyine niyo mbuto yonyine dukeneye muri ubu buzima. Imana idufashe, Imana itwambike imbaraga. Urukundo nirwo rwonyine dukeneye muri ibi bihe. Turabaho muri iyi minsi, umuntu mukabana mukagendana, mwagendana rwose akakwereka ko ari umuntu muzima, ariko hacamo akanya gatoya kaba nkaho si ibindi ntiyigeze akumenya. Umuntu muri wo murabana ukagira ngo ni inshuti yawe, ntari haragushakamo amakuru yo kugira ngo ejo azakurembure. Umuntu muri wo muragendana uyu munsi, ukagendana ubona ari muzima, ariko igihe cyamara gucamo ukabona wese uwo ari we. Kubera iki? Kubera iki urukundo rwabuze muri twe? Urukundo rwagiye, urukundo rwagiye, urukundo rurabuze bene data, urukundo rurabuze inshuti muvandimwe, urukundo rurabuze hagati muri twe. Imana itwambike imbaraga, kandi Imana itugirire neza. Imana idufashe, kandi Imana iturengere. Wavanga ibigerageza nibyo bitumye uva kuri urwo rukundo. Urukundo ni akantu gashimishije, urukundo ni akantu keza. Kunda mwene so nkuko wikunda, ariko biratunaniye. Rata disi, abantu uri urabona umuntu ukamubonamo ikibi, wabona umuntu ukamubonamo umwanzi wawe, wabonamo umuntu ukamubonamo Satani. Kubera iki? Urukundo rurabuze. Imana itugirire neza. Petero ngava muri iryo yerekwa, ngabona Koruneliyo abantu yari yatumye hanze baje kumureba, ngo uko bw'amasaha amaze gukura ngo Petero arabinjiza, barara baganira ijoro ryose, ngo nuko ajya kureba Koruneliyo. Nkageze kwa Koruneliyo yinjiye mu mwinjiro, ngo Koruneliyo yarapfukama aramuramya. Petero aramubwira, nshuti mwene data, haguruka windamya, ndi umuntu nkawe, ariko dore ikintu kitwishe abakozi b'Imana, nuko turashaka ibyubahiro ariko tukirengagiza ko icyubahiro ari icyande, ari icya data. Noneho bamwe ndumva bavuga ngo icyubahiro ngo abagikwiriye tukibaho, yawe darenze kuhabwa icyubahiro cy'abantu, ahubwo dusigaye dushaka icyubahiro cy'Imana. Niyo mpamvu turakora ibintu tudatinya Imana. Muvuye kunywa inzoga uje gukorera Imana, uvuye gusambana uje kuvuga Imana. Uri kuvuga Imana he? Uri kwivuga ubwawe, ntabwo uri kuvuga Imana. Imana itugirire neza cyane, Imana itwambike imbaraga. Iyi minsi iraje, ariko mwene data, menya ko igihe cyawe kikwegereye, menya ko igihe cyawe kiri bugufi, menya ko igihe cyawe kiri hafi. Ese koko ubuhamya bwawe ni buzima? Ese koko inzira wasize inyuma ni nziza? Ese koko ziraharuye kuko umuntu wese yazicamo? Mwene data, reba aho uhagaze ahariho. Ati batanyubashye ntago ndi umukozi w'Imana. Ati batanyemeye ntago ndi umukozi w'Imana. Ati batantinye ntago navuze Imana. Ariko siyo Mana wowe ubwawe uri kuvuga urayizi. Ni Imana ifuha. Ariko nshuti mwene data, uri kubikora kagira ngo uhanyije nayo ubwenge.
ariko bizagutungura umunsi umwe ubwo byose bizabishira imbere yawe uko bingana. Niyo mpamvu benshi muzamubwira ngo data twakubonye ryari, akubwire ngo wa munsi urabyibuka, reba wa muntu wari wambaye ubusa ntiwamwambitse, reba wa muntu wari ushonje inzara yaramuhotoye, reba wa muntu wari mu nzu y'imbohe ntiwamusuye, ariko si urwo rukundo ruri he rwagiye? Mana itugirire neza cyane, Mana itwambike imbaraga cyane. Cyo ndiho ndakubwira iby'isi ni ubusa. Twe turaza gushaka Imana, ukayishaka wowe ubwawe ariko ibyawe ukabisiga inyuma, ukayishaka abana wabasize inyuma, ukayishaka yego rata byose wabisize inyuma, ariko gira kwizera guhamye, uhamye Imana, ugire kwizera kurenza uko Nowa wabaje inkuge imyaka 120 atazi ikizavamo nyuma. Imana itugire neza. Reba imyaka 120 umuntu yirirwa abaza urubaho, kabaza disi akabaza, ariko igihe kigeze Imana ikora icyo yagambiriye. Nshuti mwene data, tugire kwizera kurenza uko Aburahamu, nuko rata disi wafashe umwana akajya kumutangamo iki igitambo, ariko Imana irebye guca bugufi no kwemera ko iravuga ngo Aburahamu mbonye kwizera kwawe. Cyo ni cya gatatu mvuze. Imana itugirire neza kandi Imana itwambike imbaraga. Haleluya, haleluya. Imana iradushaka ikatubura. Umuntu yajya gusenga, ururagira mu rugo ngo uvuye mu kazi urananiwe, kicara ku ntebe uti Imana data wa twese tari wasinziriye, ugacya mu gitondo ukebaguza ati bwakeye. Mwene data waratakaye, data ari haragushaka, yasize 99 aza kureba imwe ari we ngewe ari wowe. Imana itugire neza cyane. Yesu ubwo yaje agasiga icyubahiro cye, agasiga byose, akaza kureba we naye. Niki kiri gutuma urwo rwango ruza hagati yacu? Niki kirimo gutuma ayo matiko aza hagati yacu? Reka ubwo butiko wegera Imana. Imana itugirire neza. Petero ngo arahaguruka amubwira amagambo akomeye, abaganiza Imana. Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Imana irushaho kubegera, Imana irushaho gukora icyo yagambiriye, Imana irushaho gukora imirimo n'ibitangaza. Ariko icyo ndiho ndakubwira mwene data, we rushaho kwegera Imana, Imana irushaho gusabana nawe, Imana irushaho gukorana nawe iby'imirimo n'ibitangaza. Bivuga ngo Yesu ikibazo cy'amafaranga nta kiza. Abantu benshi turasaba amafaranga, ariko kubera iki umuntu ari yarazamuka yamara kugera ruguru akamanuka yiruka? Kubera iki? Nuko ibyo data yaguhaye uri kubikoresha uko bitakagombye gukorwa. Nuko ibyo data yaguhaye warabyirengagije gukoresha iby'amarangamutima yawe. Data ari yarashaka kumukorera ukamuhamya mu bibi no mu byiza. Imana itwambike imbaraga cyane, Imana itugirire neza. Ntavuze ngo urahura n'akabazo ukirukanka, wahura n'akabazo ugacika intege, wahura n'akabazo ukajya hasi. Nta kindi data akeneye ni wowe n'umutima wawe n'ibyawe byose. Akeneye kuza imbere ukamubwira ati Uwiteka ndi imbere zawe, nuko ukora icyo wagambiriye ku buzima bwanjye. Imana itwambike imbaraga kandi Imana itugirire neza. Mwene data, reba aho uhagaraye, reba aho uri, reba ibyo uri gucamo muri iyi minsi, reba intambara uri gucamo muri iyi minsi, reba ibibazo uri gucamo muri iyi minsi niba atari wewe wabyikururiye. Nakubwiye ngo izi nzozi kurota hari ibintu twe tubona ariko tukabitesha icy'agaciro. Imana itwambike imbaraga. Wacuye ngaherutse kurota, hagira inzozi rata disi, amaze gusinzira twese turarota. Nuko ngabona intare imwirukankaho cyane, yarebe inyuma akabona intare iramukurikiye. Nuko ngarebye imbere abona igiti kinini cyane, ngaracyurira kuko yibwiraga ko ari bwo butabazi, yicara ku ishami ryariho. Nuko ngarimo ariributse arebye hasi ngarebe yana n'ibikimukurikiye, ngabona inzoka nini cyane yari yasamye, avanga inzoka ubundi n'iby'ibyashyo, kiri kwibaza ibyo ngibyo. Ku ishami yari yicaye yumva ntago byoroshye, ngarebye abona imbebe ebyiri umukara n'iy'umweru, nabyo akomeza kwibaza uko bimeze. Nuko ngo yumva ibintu biguye ku rutugu rwe, yareba abona n'ibintu bidasobanutse, arebye hejuru abona umutima, afata ibintu uko bidasobanutse, afata ariko reka nkoremo ibi bintu uko bisa kose n'ubuki nitamirire. Ajye koza urutoki mu kanwa arakanguka, nibaza ibibaye, ngasanga umusaza wari ukuze cyane aho ngaho mu ikaritsiye, aramubaza ati muzehe ibintu narose ni biki? Aramubwira ngo ufite ibibazo kandi ufite ibyago, dore intare wabonye iri kukwirukaho n'urupfu ruri kukwirukaho. Nuko igiti wari wicaye, ishami wari wicaye, ni inzira uri gucamo muri iyi minsi. Inzoka wabonye ni isanduku igutegereje. Imana iturengere. Imbeba ebyiri wabonye, y'umukara nijoro, iy'umweru n'amanywa. Iminsi yawe irimo irakwegereza. Mwene data, reba niba iminsi yawe itakwegereje, reba niba igihe cyawe kitakujyanye, reba niba igihe cyawe kuko Imana iturengere cyane. Hatuki wabonye iriya n'isi iberemo irakuryoheye. Iyi si yaturyoheye, kumva ko tutabaye ibyamamare ntabwo Imana yaba yakoze. Kwamamara ni ukuhe? Ni ukwemerwa n'Imana. Kwamamara ni ugushimwa na data.
kwamamara no gukora ibyo Imana ishaka, kuko uwayemeye mu mahanga hose igomba kumwemeza. Imana itugire neza cyane. Ariko nakubwiye mwene data, urabona ibibazo bije ukagenda, dore ikibazo cy'abantu wabje ukurikiye amavuta ya naka, niho ndabona ngo nta mavuta bene data, ayo mavuta sinzi aho bagiye kuyagurira, ngo nta mavuta, ntagendeye kwa runaka, ati rwose ibintu byapfuye. Ariko bene data, niki kiri gutuma hagati yacu hazamo ihangana? Umukozi w'Imana yumvishe ko undi yazamutse, ati ntabwo bishoboka, azamuka nkandi, atagomba kujya hasi. Iyo Mana turi gukorera ni iyahe? Imana iturengere cyane, Imana itwambike imbaraga, kandi Imana itugirire neza. Nuko ngo umunsi umwe ngo Yesu ngageze ku mupaka, ya kibazo cy'amafaranga, abantu benshi turi gutambika Imana ngo Mana ngutamaye amafaranga ngo sinagukorera, ngutamaye ku note sinagukorera. Data arakizi. Bageze ku mupaka babasabye umusoro, Yesu yisatsa abura uko bimeze, ngo nuko abaza Yuda, kuko wari umubitsi w'intumwa zose. Yuda akoze mu bubiko asanga ni hatari, kuko Yuda nawe yanyerezaga umutungo. Bantu muri uwo muranyereza imitungo y'ahantu muri, mwitonde. Data araje, cyo ashaka wowe n'ibyawe. Ubujura buratwishe. Imana itugirire neza cyane. Ronda agenda mbona leta yacu nayo irimo iraharana, iri kubajyana rwose ikajya kubanza abatunganye ikabakuramo ibyo bintu bibarimo. Bantu mufite ubusambo budasanzwe, ugakorera umuntu ariko ugakora ibintu by'umwereka atari byo wagakwiye kumwereka. Imana irera gushaka n'ibyawe. Nuko ngo Yesu abwira Petero, amubwira ngo jya ku mazi, ngo hanyuma ngifi urabona uyifate, nuyica ahubwo ukore mu kanwa, ukoremo urangiza uyisubize mu mazi wigarukira. Petero ngagerayo akora muri iyo fi, nuko azana umusoro, abandi barasora baratambuka. Imana itugirire neza. Hari blockage ziri imbere yawe, hari barriere Satani yashizeho, ariko iyo barriere kugira ngo iveho ni ikihe? Imana itugirire neza cyane. Imana irushaho kutwambika imbaraga, kandi Imana itugirire neza. Uyu mumama nawe ngaza kuba inshuti ya Yesu rata dese, baba inshuti cyane ku buryo budasanzwe. Nongo umumama asaba Yesu, aramubwira ati ariko Yesu ko turi inshuti wazansuye, ati humura nzagusura, nzaze kuwa kangati, kuwa kane rwose uzansure. Imana itwambika imbaraga cyane. Bahana gahunda, bahana n'isaha, agomba kuza saa 6:15. Nuko isaha zigeze, mama buri minota 10 ngo Yesu akandagira, ajya kubona abona haje agakecuru gasitasita. Ariteguye Yesu ku buryo budasanzwe, yakaranze amapirawu ntiwareba, amafiriti yashize, ari amafi rwose za Tomusoni, ibintu bidasanzwe. Imana iturengere cyane. Nuko ati umukecuru uri kujya ntiwayobye, ati oya, ati ntago nayobye, aho ndi kugenda hazinje kugusura. Ati oya, uje kunsura nkande ko nta muntu dufitanye gahunda. Ati nyamaze nje kugusura. Ati nawe unyicira gahunda, mfite umushyitsi, ahubwo vuba nkwereka aho ujya. Arakajyana ka gakecuru ajya kukicaza iyo hirya disi mu bihuru. Ayiwe, reba aho washyize data. Reba niba utarafashe umwanya wa Kristo ukawukuraho, wowe ugashyiraho umwanya wawe. Imana itugirire neza. Reba niba utarimuye Imana mu mutima ukimikamo ibitakagombye kujyamo. Mutima wimitsemo ishyari, mutima wimitsemo ihangana, mutima wimitsemo ubugome, mutima wimitsemo ubujura, mutima wimitsemo ubusambanyi. Imana itugire neza cyane. Abone ya minota irarangiye, abone isaha irarangiye, abone amasaha 2 ararangiye, ka gakecuru karambiye abona karagiye. Ati mukecuru mukomere cyane, ati nuko mugira amahoro, zagaruka undi munsi. Bwira atahageze, abati Yesu arambeshya. Data ntabeshya, igihe cyo kigeze arakora. Imana itwambika imbaraga cyane. Nuko iminsi igeze, igihe kigeze ubwo yagomba kujya guhura na Yesu aho bahuriraga. Hageze ati data, kuhambye kuza kunsura ntuze, kubera icyo usigaye ubeshya. Yakobo igice cya 19 aravuga ngo wihutire kumva, utinde kuvuga kandi utinde akari. Imana itugirire neza. Ati burya cyagiye naraje, wibuka aburaho iminota 10, nta gakecuru wabonye arikanga. Ati reba hano wakajyanye ujya kukica ziriya. Mwene data, reba aho wagiye kwicaza data, reba aho wamushyize niba hari yakwiriye. Turakura data we yakagombye kubari, tukamujyana hatagakwiye kubari. Imana itugire neza. Niyo mpamvu uri urashaka Imana ukayibura, kuko ubwawe warayimuye. Yaguhaye ibyo guhereza ubikoresha nabi, yaguhaye ibyo wakagombye kubona ariko ubikoresha uko bitakagombye kuba biri. Imana itugire neza cyane. Wowe ubwawe uruhu urafata, wowe ubwawe n'icyubahiro cyawe ukaba ari byo ushyira imbere, aho gushyira Imana imbere. Mbere na mbere ni Imana, ibindi biza nyuma. Wowe ubwawe menya niba uri kumwe n'Imana, umenye niba uri kugendana n'Imana, ibindi bizaze nyuma. Urabona umaze kurira indege ratadise Imana arabimbye, wagera iyo ugera ati maze kugera, ntaho uragera. Aho uri hose ni ikibazo. Abantu turi gusenga Imana nkaho yibereye kuri Jupiter, rero turasenga Imana nkaho yibereye mu isanzure yo hejuru. Data ahantu hose arahari, kandi abera hose icyarimwe, si umwemo kandi ntabeshya. Iyi Mana si umuntu gitanga isezerano ngira irengeho, si umwana w'umuntu gitanga isezerano ngira iveho. Ikurikirana ijambo ryayo. Icyo usabwa ni ugukizwa, ukizera Imana kandi ukayemerera.
reba inzira urimo uraca muri iyi minsi. Abantu bigize ibintu bitangaza, ibintu bidasanzwe, ngo maze kuzamuka, ngo maze gukira, ngo ubu ni ukugendana n'abakire. Ubwo bukire ninde wabuguhaye? Data yaraciye bugufi. Ibuka aho yavukiye. Ibuka aho yavukiye. Ariko urimo uragera ihirego rata disi Imana yaguhaye inzu washyizemo n'udukaro, ngo nta muntu ukwiriye gukandagira muri iyi nzu yanjye. Ayiwe, urimo urabuza umugisha gukandagira iwawe. Kandi wari mu butayu, uzenguruka za Kadeshi, uzenguruka mu bitare, ujya hehe hose, ujya za Kanyarira, uzamuka iyo za Muhungwe, ujya hehe na hehe. Ariko mwene data, subira ku rufatiro, uhamagara Imana. Subira ku rufatiro, wongere winginga Imana. Imana irushaho kwegerana nawe. Abantu turakeneye ibitangaza, ariko muri iyi minsi ibitangaza bizamirira. Ibitangaza bizaca muri bandi. Icyo gitangaza ushaka udashaka gukizwa ni ikihe? Reba umusambanyi wabonye imodoka. Reba umusambanyi wagiye muri etaje. Nibyo dushaka. Abantu muri uwo murashaka guhabwa amasezerano y'ibitangaza, ariko mwebwe ubwanyu ntimushaka gukizwa. Anga icyaha wange n'ingaruka zacyo. Tinya icyaha utinye n'ingaruka zacyo. We hamye Imana ihamye mu byiza no mu bibi. Ariko disi rata ngo nuko ubuzima bwanze. Ntabwo ubuzima bwanze, Data aracyariho. Nta kintu na kimwe kimunanira. N'Imana ikora mu mwijima igakora no mu mucyo. N'Imana ikora mu manwa igakora nijoro. N'Imana ikora mu rukerera igakora no mu kabwibwi no mu ijoro rikomeye cyane. Icyo mubwiye wowe ubwawe, cya bugufi usenga Imana iruke gukora imirimo n'ibitangaza. Ariko turarota abantu bakabisigiriya, umuntu igaciriye. Nta muhanuzi ugiye kongera gukora. Ayiwe, bigiye guhagarara. Ariko ikintu nzi ni kimwe, nk'ubwo niwemerera Imana ubwo rukundo rukagaragara hagati yacu, Imana izarushaho gukora ibikomeye. Imana izarushaho kwegerana natwe. Imana izarushaho gukora igitangaza. Imana izarushaho gukora ibikomeye. Imana itugirire neza cyane. Imana itwambika imbaraga n'ukuri, kandi Imana irushaho gukora ibikomeye hagati yacu. Gusa icyo ndiho ndakubwira mwene data, reba aho watangiriye, urebe naho uri kano kanya niba ari Imana igushaka. Imana itugirire neza. Ngo ndi umunyamasengesho, ngo ndasenga. Wakijije bangahe? Mujye mu mahanga yose, mubabwirize ubutumwa bwiza. Wemera agahinduka, hanyuma azabatizwe mu izina rya Data, Umwana n'Umwuka. Ariko ufite umunwa ni wo kubiba inzangano, ufite umunwa ni wo guteranya abandi, ufite umunwa ni wo kwa. Imana itugirire neza. Imana itwambike imbaraga cyane. Ariko rata disi, urabona ubutumwa bw'Imana, Imana irira kunyuraho kubwira ngo jya kubwira runaka, wamara kubona ko Imana igiye kubigenza neza, atahubwo ndamubwira icyo atereka, mubwire ibyo kumuca umugongo. Imana itwambike imbaraga. Vuga ibintu uko biri, uvuge ko Imana iri, ibindi ubirekere. Imana ntikangwa n'ubwinshi bw'ibibazo. Ibyo bibazo uko bibona bingana gutyo, Data yabwatse ubushobozi. Ibyo bibazo nubwo ubona bikomeye kuri wowe, ariko Data biramworoheye. Mu kanya gato aba amaze kubirangiza. Mu kanya gato aba amaze gushyira iherezo. Ubyibuke b'abahungu bari mu muriro, ibyasabye ko Imana yimanukira, ahubwo bayisanzemo. Ubwayo umuriro irawuhekesha, abantu babona ko umuriro ukomeye. Hari igihe ugera mu kibazo abantu bakabona ngo kirakwica, ariko rata disi Uwiteka aragabanyije ubukomere bwacyo n'ubukarere bwacu. Imana igakora igikomeye ku buzima bwawe. Icyo ndakubwira, ibyo byose bigutandukanya na Data byima umwanya. Nakubwiye kurota. Petero yageragejwe mu iyerekwa, ariko arahamya. Ahamya uwazi, ahamya ukuri ahagarayeho. Ariko rata disi, dore igihe kiraje ubwo abantu bagiye kurenganywa, abantu mugahora ibyo mwamenye. Ariko bene Data, tuzahamye mu bibe no mu byiza. Igihe kiri bugufi kandi kirasohoye. Dushakane Data umwete, dushakane Data imbaraga, kandi uri gukorera Imana ubikora ubikunze. Uri gusenga Imana usenga Imana ubikunze. Uri urakorera Imana ukorera Imana uyihamya Imana uzi. Ntuhamye Imana wabwiwe cyangwa Imana wowe ubwawe wumvisha ahandi, ahubwo uhamye Imana uzi. Turafite ubuhamya bwinshi, turafite uko Imana yagiye ikora, turafite uko Imana yagiye ibigenza. Ariko icyo ndiho ndakubwira wowe, egera Imana nayo yegera ibyawe n'abawe. Imana itugirire neza cyane. Ariko ndiho ndakubwira bene Data, abantu turiho turatinya abantu, yego rata disi tugatinya n'abantu bwacu, ariko reka nkubwire ngo witinya umuntu. Umuntu yarwanya wowe ubwawe, ariko ntiyarwanya icyo uzaba cyo. Umuntu yarwanya wowe uyu munsi, ariko ntiyarwanya wowe w'ejo. Tinya Imana. Tinya Imana yica umubiri ikica n'ubugingo. Ariko Imana twayiteye umugongo, ubu turi kureba iby'isi. Satani dore ko nabyo yabishyize hari byinshi cyane. Rata disi we, wamara kubibamo, igihe cyagera ukavanga iyo menya. Reba iyo menya ku mukristo, reba iyo menya ku muntu wasenze Imana mwene Data, reba iyo menya ku muntu winginze Imana. Icyo ndakubwira nshuti yanjye, garukiraho. Imana arakuburiye. Imana yohereje abakozi bayo. Imana binyujije mu nzozi. Imana binyujije mu iyerekwa. Ariko wowe ubwawe urabyirengagiza. Icyo ndakubwira, wowe ubwawe menya uhagaraye ngo nahahe. Aho waba uri hose,
waba uri muri Kenya, waba uri mu Budage, waba uri hehe na hehe, ibyo uruhu urakora byose menya niba uri kumwe n'Imana. Imana irushaho gukora imirimo n'ibitangaza. Icyo ndonda kubwira aka kanya, menya niba Imana iri kumwe nawe, menya niba Imana iri mu ruhande rwawe, menya niba Imana ikomeza gukora icyo yagambiriye ku buzima bwawe, ubundi data arushaho gukora imirimo n'ibitangaza. Nshuti yanjye, garukira aho ngaho. Impanda zaravugijwe, impanda yaravuze, koze Imana baravuze, bahanuzi barahanura, bavuga indimi barazivuga, ariko garukira aho ngaho. Icyaha kiryoho kirimo, ariko iyo kivuyemo kigira imvune disi, kandi rata disi kikazana n'urupfu rukomeye, hawe yakibagirana. Ariko ikintangaza, abakristo ntibapfa, ahubwo barasinzira. Reba umunyabyaha wapfuye, reba rata disi wabararuha iki, utya munsi utabonye kuri data, kandi witwa ngo waramuvugiye, kandi witwa ngo waramukoreye. None bitewe n'ubukene abantu ubwo badashoboye kwihanganira ubutayu, twatangiye kwanduranya no gusayisha. Ariko nshuti yanjye, menya akanya urimo, umenya umwanya uhagarayemo, umenya igihe urimo, uhamye Imana. Imana itwambika imbaraga. Navuze ibintu bitatu, navuze urukundo, mvuga guhamya, mvuga no kwizera. Ibyo bintu uko ari bitatu turakwiriye kubigira nk'abakristo. Ibyo bintu uko ari bitatu turakwiriye ko biba muri twe nk'abakristo. Imana iturengere cyane, kandi Imana itwambika imbaraga, Imana iduhagarareho. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Rero nkubwira ngo mwere data, Imana ubwayo ntigikeneye gutuma abakozi bayo ubwayo izakwisangira. Bibiri mbwiye iki? Irambwiye ngo muri icyo gihe abasaza bazerekwa, abakecuru bazahanura, abasore n'inkumi bazavuga indimi. Ariko mwene data, data aje kukwisangira. Yatumye abantu ntiwumva, ahubwo aje kukwisangira. Icyo nkubwiye, Imana ni gutuma abantu benshi ngo uhinduke, si urukundi gukunze warayinaniye. Twabaye ibinani ku Mana. Imana itugirire neza. Wowe ubwawe garukira aho uri, garukira aho ugeze. Nongera nsubiremo, Imana ni gutuma abantu benshi, si urukundi gukunze warayinaniye. Reba niba warananiye, Imana izabigenza gute? Izakwereka. Imana itugirire neza cyane. Natangiye nkubwira ngo Imana ntireba mwitangira, ireba misoza. Wowe urashobora kuba waratangiye neza ariko ugasoza nabi. Bavuga butumwa, mwatangiye muvuga Imana ariko muri kuvuga ibyubahiro byanyu, muri kuvuga ubuzima bwanyu n'ubukaka bwanyu. Ayiwe, iyo Mana muri kuvuga murayizi. Bapastori, babishopu, bashumba, ayiwe, bahanuzi, muri guhanura amarangamutima yanyu, mugarukira aho mugeze. Data araje, muvuga Imana, muyihamye mu kuri no mu mwuka. Imana itugirire neza cyane. Anga icyaha, wange ingaruka zacu. Nico nakubwiye, nakubwiye kurota inzozi. Ntabwo data gikeneye gutuma umuhanuzi aje kwibonanira nawe imbona nkubona. Imana ni insirimu. Imana ni insirimuka cyangwa ngo ibinyacyaro. Yitwa Imana uko yari kera n'isani kikiri. Imana ntihindurwa n'ibihe, ntihindurwa nuko imvura yaguye, ntihindurwa nuko izuba ryavuye ngo tujye kwihisha. Niho ndumva ngo za Dubai ho bageze kuri dogere 52. Oya, Imana ntikangwa n'ubushyuhe. No. Yitwa Imana. Bya bindi twe tudashoboye ku Mana birashoboka. Ariko icyo nkubwiye, emerera Imana y'umutima nawe guha ibyo ishaka. Nakubwiye ujya kugura icyaha, ariko Imana yo ubwayo ikagusaba umutima kugira ngo iguhereze ibyo ushaka. Kubera iki? Cyaha wagiye kukigura kinakwangiriza n'umutima, ariko data ubwe yagusabye umutima kugira ngo aguhereze ibyo ushaka. Haleluya. Kandi igihembo gikomeye rata disi ni ubugingo buhoraho. Ayiwe, dore igihe kirageze kandi umunsi urasohoye. Ubwo uzagera ku marembo, nubaza uri kukwinjiza, umubaza ati runaka ko ntamubonye, akubwira ati sha, dore yageze hano kiramwasa, yasigaye. Kandi wari uzi ko avuga Imana. Ayiwe, nubaza Mariya, akubwira ati yewe we, muzakazi yanuraga Imana mu bitangaza, ibitangaza bigakoreka. Ariko yageze ku irembo kiramwasa, sha, yaratujijishaga. Yambaraga igitenge akarenza agakenyera disi agakubitona agasakame, kandi mu gitenge mo imbere sha harimo gucinya umugabo. Ayiwe, reba uhagaraye. Garukira aho ugeze. Ndiho ndabona abantu ngo barimo barajya gusenga banyweye inzoga kugira ngo rwose bavuge Imana neza, bavuge Imana bibereye mu maswingi. Ariko nasanze swingi z'Imana zirenze swingi z'inzoga z'isi. Uzi swingi nzakugirira neza, nzakurengera, nzagutabara, nzakurwanirira. Umva iyo swingi ariko. Ayiwe, nzahagarara ku rubyaro rwawe, nzarukorera ibikomeye, nzarurenza ibyo. Ayiwe, reba izo swingi buryo zikomeye. Ariko mwe mushaka swingi ratadisi, izo swingi ziri kubakubitira hirya. Ayiwe, mperutse kubona n'ibikobwa ratadisi, ni ibikobwa. Swingi zarabifashe z'ibyisi, ndi kubona n'amavideo hano ya gatoya. Ariko bene data we, kubera iki mutari gutinya Imana? Reba uhagaraye.
Imana tugarukeho cyane. Dukeneye inyigisho zo kuduhumuriza, zo kutubwira ngo Imana ikoze ibitangaza. Ibyo bitangaza biri gukorerwa umunyabyaha nibihe, ariko nzabasheshengesha amasezerano y'ibihore. Ibyo by'Imana irabishoboye kuguseshenga rwose. Abahanuzi bakikubita mu birere bakakubwira indimi zayo Ibitaliyani n'Ibishinwa, kandi iryo sezerano karitegereza imvi zikavuga uruyenzi nta kintu gikoretse. Mwene data, ndangije nkubwira ngo garukira aho ugeze. Ndangije nkubwira ngo garukira aho ngaho. Imana ikora icyo yagambiriye ku buzima bwawe. Imana ikugirire neza, Imana iturengere, Imana itwambike imbaraga cyane, Imana iturwanirire. Kandi Imana irushaho gukora imirimo n'ibitangaza. Gusa Imana ibambike imbaraga aho muri hose. Imana irushaho kubana namwe, Imana irushaho kuba mu ruhande rwanyu, Imana irushaho gukora ibikomeye, Imana irushaho n'ukuri kubanezeza no kubarwanirira mu izina rya Yesu. Amen. Mana turagushimye mu izina rya Yesu. Gira neza bugacya bukira. Data turagushimye muri aka kanya ruduhaye kumugisha. Ndongera kukwinginga Mwami Imana kubw'aya magambo yawe Uwiteka Imana ishobora byose, ukomeze gukora ikidasanzwe. Urengera abana bawe, urengera ubwoko bwawe n'ibihugu barimo byose, Australia, Afrika nyagora ku ngoma, Oceania hose, Data Asia n'umugabane wa Amerika hose, ukomeze gukora ikidasanzwe. Nta kindi dukeneye uretse agakiza k'ubuntu Data watanze, ko ngako kabe mu mitima yacu. Nyemera kubw'amaraso y'umwana w'intama Yesu Kristo, aya masaha ukomeze gukora ikidasanzwe. Buri mwese numusange, buri mwese numugereho, ukomeze gukora icyo wagambire, kandi habe ubushake bwawe ku bushake bw'abana b'abantu. Mukomeze gukora ikidasanzwe, uburinzi bwawe bugaragare mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.